ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Guhitamo kwakiza cyangwa kugasenya urugo rwanyu. Mu mibanire y'abashakanye hari igihe basanga hari ibintu batishimiye kuri bagenzi babo cyangwa ibintu bituma badahuza. Mu gushaka umuti w'ibibazo bakanyura mu nzira ebyiri zitandukanye. Harimo inzira ya mbere igizwe n'ibintu bine. Harimo guhinyura uwo mwashakanye, kwihagararaho cyangwa kutava kwizima mu gihe wakoze amakosa. Iyo wihagararaho cyangwa utava kwizima mu gihe wakoze amakosa ni handi wanga no gusaba imbabazi. Ukumva ko ibyo wakoze nyine niko bimeze, nta kindi kintu cyari guhindukaho, ugatsimbarara. Hariho kwishyura cyangwa guhimana na mugenzi wawe mu gihe yakubabaje. Muka murimo muhimana mwagira ngo murimo murerekana impamyabumenyi mufite mu guhimana no kwishyura mugenzi wawe. Harimo n'ikindi kintu kindi cya kane, kubaka ibikuta hagati yanyu mutavugana. Aba bantu muzababona batajya bavugana mu rugo, bagaca mu bandi bana, akaca ku mwana ati genda ubwire so ibi nibi, genda ubwire nyoka ibi nibi. Bo batajya bavugana na rimwe. Cyangwa se ugasanga aca ku bakozi. Cyangwa se ugasanga harimo kurangarira ku bintu. Yibera mu kazi, ntajya ataha, ntajya avugishuwe kuko ari mu kazi. Ugasanga ufite akazi ukora guhera mu gitondo kugera nimugoroba, ariko wanataha ukagatahana. Uzasanga abandi bibera muri televiziyo, ntamenye ko mugenzi we yaje kuko ari muri televiziyo, cyangwa se ari kuri social media akabihugiraho, ntamenye mugenzi we cyangwa ngo amwite wanamuvugishe, ariko nanone akabikora bishaka kuko agamije kutamwitaho. Iyo abashakanye bafashe iyi nzira igizwe n'utwo tuntu tune tuvuze cyangwa n'utundi nawe wareba, ni hahandi ibibazo aho gukemuka birakura, hakazabaho urukuta runini cyane ku buryo no kuzavugana no kubunga biragoye, cyangwa se hakavamo ikintu giturika kuko bicariye ibibazo byinshi cyane nabo ubwabo bateye cyangwa bagiye bagira gute bazamura. Iyo yari inzira ya mbere. Wibuke ko ikiganiro ari BaradaVibes turimo turareba amahitamo ushobora gukora agatuma urugo rwawe rusenyuka cyangwa se agatuma wubaka urugo rwiza. Inzira ya kabiri, mu gihe abashakanye bafitanye ibibazo, ikintu cya mbere ngo nukumenya neza mugenzi wawe uko ameze, ukamwakira mu byiza afite no mu bikubangamira. Aha ngaha nta muntu w'umumarayika ubaho, nta byera ngo de. Hari ibintu ubona mugenzi wawe akora byiza ukabishima, ariko bikunze gutera ikibazo kuko ibyiza kenshi ntago tubibona. Ibyiza kugira ngo uzashime ibyiza by'umuntu ntago ari kenshi biza, keretse iyo wabyitoje. Akenshi rero ukabona ibikubangamira byinshi byo adakora neza. Nukuba rero inzira ya kabiri ushobora gukoresha ni ukumenya neza mugenzi wawe, ukamumenya ngo ibyiza ndabizi mbiha n'agaciro, ariko hari n'ibindi afite bimbangamira. Ashobora gukosora kuko abizi cyangwa bimubwiye, cyangwa se ashobora kuba ariko ateye, sibyo? Niko nabivuga. Ariko burya bajya bavuga yuko ngo umuntu ashobora guhinduka bitewe n'uburyo uwo babana, uwo bakundana mubwiye uburyo icyo kibazo kirimo. Kuko ngo iyo ubwiye umuntu ikosa afite ukabimubwira, umutuka, umucyurira, umubwira nabi, kugira ngo azahinduke biba bigoye. Ariko hari ukuntu umugenza gakeya akagenda ahinduka. Niyo atahinduka 100% ariko agabanya. Kumenya neza mugenzi wawe rero ni ingenzi. Iri mu nzira ya kabiri. Ikindi cya kabiri ni ukwireba wowe. Kugerageza guhinduka ubwawe ugamije kutabangamira mugenzi wawe aho gutegereza ko ari uzahinduka. Akambere twarebaga mugenzi wawe akaba ari uho rutunga urutoki, akora ibi. Ariko se wowe uri shyashya mu byo ukora, mu byo ureba mugenzi wawe adakora, wowe uri shyashya. Kuko niba utihangana ugashaka ko mugenzi wawe aba marayika kandi ubizi neza ko nta marayika baho, igihe kirageze ko wireba ukavuga ariko sinkabya, sindengera, ugacisha makeya, ugahinduka ubwawe ugamije kugira ngo utabangamira mugenzi wawe. Kuko ushobora gusanga ari wowe umubangamira kurenza uko ubangamira. Ugahinduka wowe aho gutegereza ko mugenzi wawe ahinduka. Icyo ni ikintu cya kabiri mu gukemura cyangwa se mu kureba bya bibazo mufitanye n'uwo mwashakanye. Ikintu cya gatatu ni ugusobanukirwa neza hejuru y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe hari Imana. Urugo rwanyu mukiragiza Imana. Kwiragiza Imana bivuga iki? Bivuga ngo hari ibintu mwebwe mudashoboye, hari imico, hari imigenzereze, hari ibintu bitandukanye umwana w'umuntu akora undi ntashobore kubyakira. Kugira ngo rero umenye mugenzi wawe no kumenya nawe kwimenya, no kugira ngo ushobore korohera mugenzi wawe, ushobore kumwakira mu ntege nkeze, nuko bisaba yuko wiragiza umuremyi wacu bitewe n'uburyo usenga, ukabishyira imbere y'Imana ukavuga uti nanjye sinoroshye, mfasha gucisha make. Mugenzi wanjye kino kirambangamira,
mfasha kubyakira cyangwa umfashe kugira ngo ahinduke, umfashe kugira ngo menye inzira nziza mbimubwiramo ntamukomerekeje, umfashe ko hejuru twabonye yuko gukritika, gupinga cyangwa se kunyega umuntu bishobora gutera ikibazo gikomeye, umfashe kubimubwira neza ntamukrititse. Kwiragiza Imana. Ikindi ni ukwirinda ko umutima uhagarara mu gihe habaye ikibazo, ugatuza. Akabazo kamwe kakaba umuntu ugasanga yabigize birebire. Hari n'abantu usanga bahita afata ibikapu agaterura ibintu agahamagaza abantu, ari ikibazo runaka kibayeho. Ni ukuvuga ngo mu gihe habaye ikibazo, kwirinda ko umutima uhagarara ngo utumutwe ute controle bitewe n'ikibazo kibayeho. Sibyo? Uko gutuza rero kugira ngo uzakubone bisaba kwimenya wowe, ukamenya ngo ngewe ndorohe sinkabya. Harimo rero n'ikintu cyo gukora utuntu duto twatuma urugo rukomera, nko kuvuga ngo mbabarira, sinzongera, nzagerageza, urakoze. Ikintu gikomeye ahangaha kwemera gucisha make ugasaba imbabazi. Mugenzi wawe aratinyutse akubwiye ikintu wamubangamiyeho, ese urasaba imbabazi? Uramubwira ko bitazongera? Uramubwira yuko ubitoroshye ariko uzagerageza? Uramushimira se? Utu tuntu dutoya ni dutoya ariko dugize gute dufite ingufu cyane mu buzima, kuko iyo usabye umuntu imbabazi nawe acisha make akaziguha. Iyo umubwiye turakoze bitewe n'ikintu akoze, bitera ingufu, bitera morale. Ariko ikindi kintu mwibuke yuko ibi bintu byombi ntabwo ari umugore ubikora wenyine, nta nubwo ari umugabo ubikora wenyine, ni magirirane. Wa mugabo we ushimira umugore wawe, wa mugore we ushimira umugabo wawe. Ntabwo ushaka ko bagushimira gusa wowe utajya ushima. Usaba imbabazi se? Icyo kintu nacyo kiri muri iyo nzira ya kabiri mu gihe murimo mukemura ibibazo mufitanye. Uku guhitamo rero kwa kabiri niko kwafasha abashakanye kugira umubano mwiza, urugo rwabo rugakomera. Ahangaha rero nsoza iki kiganiro nagira ngo nkubaze ngo nk'umuntu uri umugabo cyangwa uri umugore, ugirana ibibazo n'umuntu mwashakanye, uri mu yihe nzira? Uri mu nzira ya mbere cyangwa uri mu nzira ya kabiri? Wibuke yuko ikiganiro cyari uguhitamo kwakiza cyangwa kugasenya urugo rwawe. Wibuke yuko niba uri umugabo, urugo rwiza urufitemo uruhare, nawe mugore nawe ubifitemo uruhare. Niba ufite urugo rubi, mugore nawe mugabo mwese mubifitemo uruhare. Ntihakagire umwe wicara ngo avuge ati ni umugore wananiye byagenze gutya. Burya mu kwisuzuma utibereye cyangwa ukumva ibyo abandi babona babareba bababwiza ukuri, buri wese abafitemo uruhare, wabyanga wabyemera. Nsoza iki kiganiro rero nagira ngo nkubwire ngo nkwifurize guhitamo kwiza, kwakiza urugo rwawe, kwakubakwa urugo rwawe, kuko nibaza yuko buri muntu wese avi waba aje kubaka urugo kugira ngo bigende neza. Nyagasana bigufashemo kuko ntago aba ari ibintu byoroshye. Murakoze cyane. Na Barada, ikiganiro cya BaradaVibes.